bamubarira ngo ni umusaza undi ngo ni umugabo ngo umwana n'uwa Nzovu ntago yavukiye amezi 9 nkayo dusanzwe tubyarira gusa nkimubona nanjye nabonaga ari mugufi ari agahinja kagufiya hano afite akagufa ko mu mugongo uko akura niko kagenda gakura akahe afite akanyonjo hano mu mugongo sanko katwereka turebe Sako soma Yarama kangaza mu mutara. Impyisi yari inshuti cyane na Bakame. Yewe. Impyisi igiye gusura Bakame bakamwakiriza inzoga iryoshye. Nta muntu mu muryango kwa Somuzi. Umuntu wese gava tuzarebe wa mugore ikintu yabyaye. Ngo nabyaye igisiga. Ati reba ruriya rutwe ngo mwagira ngo ni depo y'amakara. Slim Jesus. Nongeye kubifuriza amahoro y'Imana. Mwe mudukurikirana uko bwije nuko bukeye. Uyu munsi twatembereye mu nkengero z'akarere ka Kicukiro ugana aho bita za Gahanga, aho twasanze umubyeyi wabyaye umwana udasanzwe. Uyu mwana akaba yitwa Ndamukunda Boy Elisa. Uyu mwana avutse mu buryo budasanzwe ndetse abaho ubuzima budasanzwe cyane ko mama we ngo yamutwise amezi arenga 11. Uyu mwana w'imyaka 11 y'amavuko rero kuri ubu yiga mwaka wa 4 y'amashuri abanza. Mu buzima busanzwe uyu mwana n'umwana urangwa n'udushya twinshi gushimisha abandi bana ndetse muri we akaba yifitemo impano yo gukina komedi. Umunsi umwe mwana yarabyutse andika ibaruwa ikomeye cyane ayandikiye abanyarwanda, aho yanditse ibaruwa ikubiyemo byinshi mu byo yifuzaga. Iyi baruwa kandi ngo nubwo yarayanditse mama we atangaza ko mu by'ukuri yagiye yandika amabaruwa menshi aho barimo arasaba ubufasha. Iyi baruwa rero mama yaje kumusangana yari baruwa igira iti: Ngenda Mukunda Boy Elisa, mfite imyaka 11, ndifuza ko mwamfasha ngakomeza amashuri no kwivuza nkakira. Ati arifuza ko bamufasha gukomeza amashuri ndetse akamufasha kwivuza agakira akaba umwana nk'abandi, ndetse kandi ngo akazakora muri banki, ndetse kandi akanavuga ko abazamufasha Imana izabibaheramo umugisha. Asoza yongera yandikaho izina rye riti Ndamukunda Boy Elisa. Uyu mwana w'imyaka mikeya, imyaka 11, abari imyaka ikiri mikeya, mu by'ukuri ubwo yitwara kose ariko agaragaza ubwenge budasanzwe mu byo akora. Nubwo rero kandi ahorana ngo akanyamuneza, ariko nanone yavukanye indwara idasanzwe ndetse n'ubumuga budasanzwe. Ibi bikaba bituma kandi rimwe na rimwe yiheba, bityo rero we akaba bikaba byatuma yiherera akandika utwandiko twinshi dutandukanye asaba ubufasha, ariko nanone utwo twandiko uko arushaho kugenda twandika n'ubundi abura waduha, aho kugeza kuri ubu amaze kwandika impapuro zirenga 120. Uri rupapuro rw'uyu mwana ruba rwanditseho ko asaba ubufasha, ko asaba uko bamujyana kwa muganga, cyane ko ngo abana n'uburwayi bukomeye, ndetse kandi uyu mwana ukiri mutoya ngahorana inzozi zidasanzwe, cyane ko ahorana inzozi ngo zo kuzakora muri banki. Uyu mwana we ubwe ngo iyo yicaranye na mama we ngo ahora amubaza ngo mama papa yagiye hehe, akamubaza ibibazo bitandukanye biteye agahinda. Ati mama ese njye nzaba muremure nk'abandi bana? Reka mbahereza umwanya mwumviye inkuru y'ubuzima bwe, ndetse kandi mwibutse ko nawe uri buze kuba wakorwaho n'iyi nkuru, uze gusiga subscribe kugira ngo dukomeze tubazanire izindi nkuru zigiye zitandukanye. Yes, reka tubasuhuze tubahe ikaze mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi, yaba Rukundo Empire ndetse na Slim Jesus TV. Nabasuje kandi mbahaye n'ikaze mwebwe mwahisemo gukurikira umurongo wacu cyangwa se sheni zacu, muraba agaciro. Tubashimira abantu bagiye baherereye mu mande z'isi yose zigiye zitandukanye. Reka tubahe ikaze muri iki kiganiro ngiye kuba nagirana n'uyu mumama ndetse n'umusore we turi kumwe. Mama, ndagira ngo utangire wibwira abantu badukurikiye muri iki kiganiro. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Wongera ijwi. Murakoze, nitwa Inkame Agnes. Yego. Nkabandi umumama w'abana 4. Nkandi mama wa Boy umubona turi kumwe. Mama wa Boy. Yego. Akaba ari uwa kabiri mu mbyaro zanjye. Yego. Bamwita Boy. Boy amakuru se? Neza. Umeze neza? Yego. Ibwira abantu rero badukurikiye dore twagusuye. Anyita Boy Ndamukunda Elisa. Boy Ndamukunda Elisa. Boy Ndamukunda Elisa.
wiga mu wa kangahe? mu mwaka wa 4. Mu mwaka wa 4. Ufite imyaka ingahe? 11. 11. Wiga mu wa 4? Ushaka kubuza ubwenge ariko sibyo? Yego. Yego mama Bo. Hanyuma rero byanga byakunda abantu badukurikiye muri iki kiganiro ko bari kubona Bo yameze, bashobora kuza kwibaza ngo ni umuntu mukuru cyane bitewe nuko agaragara. Hanyuma yenda ndagira ngo uze kuza kuturamburira urugendo rwa Boy kuva yavuka, ndetse kari nawe watumye yenda twaba tukugana tugusura. Boy nuko kubivuze nuko umwe bamubarira ngo ni umusaza undi ngo ni umugabo, kubera ikibazo ubundi mutwita namubyariye ntago yavukiye amezi 9 nkayo dusanzwe tubyarira. Namubyaye inda yageze igihe cyo kuvuka ntiyavuka ntiyandya uko irenzaho amezi 2 yose. Yego. None umumagara muganga barambwira ngo nzagende barebe ikibazo umwana afite atazageraho amazi akamushiramo mu nda agapfa. Yego. Ubwo ngiyeyo bamatarasiferi jya ku bitaro bikuru. Ubwo mubyara mbazwe kubera ko ariko uwa mbere namubyaye neza. Yego. Ubwo ikibazo umwana yavukanye no kugira ngo bambaga nje nabonye ari Imana yabikoze, kuko baburi bavuga ati matirisi irifungura niki gituma umwana atari kuvuka. Ariko ubirebye yari afite umutwe munini, ijosi ari rito n'ahandi hose ari hato, ariko umutwe ari munini. Ari munini. Ubwo bagatsindagira bagaforoma ngo ariko yamanuka, abaganga bose biranga, bafite icyemezo cyo kujya kumbaga. Barambaga nuko nyine gusa nkimubona nanjye nabonaga ari mugufi. Ari mugufi. Ari agahinja kagufiya, ariko sinahita mbibona. Twajya gukingiza n'abandi ba mama. Yego. Nkabona ntari kureshya nk'abandi. Ariko si nakora no ku kagongo ke nkumva karakomeye cyane. Ari uruhinja. Ari agahinja. Nza kubiganiriza umuganga kuri centre de santé, niba nawe yaragize ubumenyi bukeya. Arambwira ati nyine ni kigaragaza ko afite urutirigongo. Ubwo rero ikibazo cyo naje yenda ngusubije inyuma gateya, watubwiye ko yavukiye amezi arenze ayo umwana avukiraho. Bivuze ngo Boy yageze mu mezi 9, Boy ni yavuka. We yigumira mu nda. Byarakurikiranye kuko urabona uko igihe abana bicarira nawe siho yicariye, igihe bagendera nabwo sicyo yagendeye. No kuvuga ko ibintu byo byose bigenda bitinda. Yego. Ubwo rero ngeze mu mezi 5 no namwicazaga agagondamo. Akagondamo. Kuko umutwe warakuraga uburemere bukaba bwinshi. Hepfo nyine igice cyepfo cyari gitoya. Yego. Nza kubona ko afite ikibazo, njya kuvuza ni Kanombe nagezeyo. Bamwandikira kine ikomeza amagufa ku buryo yakicara. Mbo kubw'amahirwe baricaye. Bamfata ibizami 2. Kimwe ngo kijya hanze kibura umuterankunga. Ikizami. Yego. Ikindi cy'indwara z'imyimerere ngo zivukanwa bambwira ko nta kibazo gifite, icyaheze hanze nta gisubizo nabonye. Yego. Ubwo rero mbamuye n'ikibazo, ntwara indi nda y'undi mwana mfite. Ubwo ibyo kumuvuza mba ndabiretse. Ibyo kumuvuza ubu urabiretse. Hanyuma yenda ku giti cyawe wowe kibona ko Boy avutse afite ikibazo, wamuvuje ari uruhinja, wamuvuje amaze gukura, wamuvuje byagenze gute? Natangiye kumuvuza ari uruhinja, kimara gukuraho nabuze ubushobozi bwo kujya ngenda kumuvuzaho ndabireka. Ngize amahirwe nkajya mbona kagezeho karagiye. Yatangiye kugenda afite igihe kingana iki? Yagiye afite imyaka 2 irenga, yagiye afite nk'imyaka 2 n'igice. Imyaka 2 n'igice. Kuko no kwicara yicariye nk'umwaka. Bize ngo ntago yajyaga yicara kiri uruhinja kwa kundi bavuga ngo amezi 8 amezi 6 ngo yicare. Icyo gihe nubwo namwicazaga agahirimo, ntago yicaraga. Yego. No gukambakamba uko abana bakambakamba nabyo yakoze.
ntabwo wigeze bivuze ngo ntabwo wigeze kamba. ahubwo yafataga nk'ikijerekani akagisunika ashaka guhaguruka. Yego, akagenda akisunika gutya akakizengurutsa aho kumbuka. Ku bw'amahirwe rero mbona aragiye. Yego, hanyuma Boy avuze ko yiga mu mwaka wa 4 primaire, sibyo? Hanyuma yenda bana n'umugabo mwabyaranye abana bose cyangwa bimeze bite? Umugabo uko uyu mwana yagendaga akura akagaragaza ubumuga, niko umugabo yarushagaho kumwitaza. N'umuryango we umubonye ubyumvishe bakumva ko ari uwo nagiye guhaha hanze atari uwo mu muryango wabo. Kugeza na n'ubu nta muntu wo mu muryango wo kwa Somuzi. Kuko ubwo urumva amakimbirane yahise aza, baravuga ngo namuciye inyuma, bumva nyine ko atari uwabo. Se ndamwicaza nkajya ngerageza kubimwumvisha. Yego, nyine Boy nahise atangira kubona ubumuga bwe butangiye kumenywa n'abantu bose, butangiye kugaragara. Yego, niho nagiye nangire intambara. Ngeraho rero ise akajya ataha akankubita no mu bintu byose, akumva ko nyine ubwo nagiye gusambana. Wagiye gusambana? Kuko amakimbirane yahise atangira kuvuka. None baravuga ngo n'igihamya kirahari ati uyu mwana ntago ari uwawe. Narwanye intambara yo zikomeye kugira ngo Boy, kuko nabonaga nta muntu uri kumukunda, nagezeho nanjye nkajya muhisha, kwiyakira biranga, bakaduha nkumva nyine umuntu wese gava tuzarebe wa mugore ikintu yabyaye. Hari umugore abandi bavuga. Yego, hari umugore twigeze duturana arambwira ngo nabyaye igisiga. Mbese nyine amagambo mubakomeretsa. Ariko naje kumwakira, njye naje kwiyakira nka mama. We akaza akakubwira ngo wabyaye igisiga, avuga Boy ko ari igisiga. Avuga Boy ko ari igisiga, bakanjyanira inzara nkapfuka. Nabanje nanjye kujya mpora muhishe no mu bantu, yajya no gusohoka ngajya hanze ngasubiza mu nzu. Buri abantu bafite abana bafite ubumuga bagira ibikomere byinshi. Nibyo. Hanyuma yenda uwo mugore wavugaga ko wabyaye igisiga, hari andi makimbirane mwari mufitanye cyangwa hari ikindi mwapfaga? Nayo iyo umeze gutya, iyo ubu nko mu nzira ahantu nyura n'ahantu hose. Yego, bahita biba, hari igihe tugenda nakavuga, nubwo izi mvugo zacitse ariko abantu ntago barakora ubukangurambaga ngo babwire abantu. Hari igihe bavuga ati dore uko ameze, ati reba ruriya rutwe ngo mwagira ngo ni depo y'amakara. Ariko bambwira. None niyo mpamvu Boy yatangiye gukura atinya abantu, kuko baramurebaga buri wese akamuheza. Noneho ikintu Imana yamfashije, narushijeho kumukunda cyane kuko nabonaga nta wundi muntu n'umwe wo kumukunda. Yego, ndamukunda ariko ubushobozi bugenda buba buke. Se twaje no gutandukana, ntangira gucumbika. Ari ibintu naranacuruzaga, nza kugira mbishyurira n'ishuri, ubushobozi buza kubura. Boy gusa icyo naje kubona, afite ubwenge, ubona nyine afite ubwenge no mu ishuri rwose aratsinda. Namwe muze kumubaza ibibazo araza kubibasubiza. Hanyuma yenda tubwiye ko abantu bajyaga bavuga mugahurira nabo mu muhanda ngo umutwe we ngo ni nk'umufuka ni biki? Ni nka depo y'amakara umutwe we. Yego, nose abo bantu babivugaga bamuzi cyangwa abo bantu nabari batamuzi bahuye nawe? Nabo twagendanaga nawe bose ngo ni mundebere wa mwana ngo mbegura utwe we ngo biki, bamwe ngo ni nka tameroni yakuze, ibintu byinshi cyane. Ariko bamusereza. Nanjye bakambwira ngo se ngo ubu wari wabuze iki kugira ngo ubyare umwana, ngo se ubu wararyaga. Yego, abantu ntago barasobanukirwa iki kubyara umuntu ufite ubumuga, ntago barabisobanukirwa. Babumva ko ari nk'icyaha wakoze cyangwa ishyano. Cyane n'abagabo nabo mujye mubibakangurira, ntago bahita bumvisha ko umwana atari uwabo. Yego. Hanyuma yenda hari amagambo agiye akoreshwa n'abantu muba muturanye
cyangwa se abantu ba hafi yawe ku buryo ashobora kuba ashaka mu buryo bwo kugusereza ku mwana wawe cyangwa se bitewe n'imibereho wibereyemo itari myiza, akaba yakubwira imvugo zigiye zitandukanye zerekeye nko ku mwana wawe waba warabyaye cyangwa se zijyanye no kuba yagusereza nyine, imvugo nyine zitavugitse nyine. Imvugo, ikintu cya mbere nagiye mpura nacyo, yego, urabona hari umugabo ukina komedi witwa Nzovu, ariko njyewe nari muzi kuri televiziyo ntabwo na n'ubu ndamubona. yego, batangiraga kumbwira ngo uyu mwana ni uwa Nzovu, ngo wabona ngo yaraguteye inda muhure mu kabari, ngo nta muntu muremure ngo wabyara umwana nk'uyu. akaba ariko bakubwira, akaba ariko bambwira, bakamwita amazina igikuri, Nzovu, Rutwe, ibintu byinshi cyane ku buryo nagezeho nkajya nshaka no kurwana. nuko ngo umwana wawe bavugaga ko ushobora kuba waramubyaranye na Nzovu. na n'ubu niko hagiye wigeze kwicara wumva utewe isoni nawe kumva wamujugunya nk'uko hari ababyeyi tujya twumva ngo bataye abana? numvaga nta hantu twajyana, nkumva n'abantu ntibamenya ko ari uwanjye. yego, nkumva nanjye binteye isoni n'ipfunwe, nkavuga ati suba Imana byagenze ute, nkabona no mu muryango ntibamwumva. yego, n'ahantu hose kubera kugenda ukodesha ahantu wimukiye, yego, kugira ngo karitsiye bapfe kumumenyera, uba wakomeretse cyane, baba bakubwiye amagambo menshi cyane. yes, okay. Uraza kumbwira ngo ukimara wambwiye ko watubwiye ko umaze kubyara abana bagera kuri 4. yego, yego. hanyuma rero ko wumva ko ukimara kubyara papa we mutumvikanye, mwaragumye muri abana, kandi papa we w'umwana avuga ko wamuciye inyuma. natwaye inda y'uwo mwana, uwundi w'umukobwa umukurikira. yego, uyu ni uwa kabiri. yego, imfura ye ni umukobwa ni umuhungu? imfura ni umuhungu. yego. namaze gutwara inda ye, natwaye inda ye boya ataranagenda, nayitwaye vuba cyane. yego, nta n'imyaka 2 barushanye. nabwo ari papa we uguteye inda? yego, kandi mwagumye muri abana. urumva ubumuga bwe bwagiye bugaragara uko akura. yego, n'imiryango no kumva amabwire uko akura. urumva icyo gihe twari tuzi ko azaba muremure, nanjye ubwayo numvaga azaba muremure. yego, numvaga azakura, ariko hano afite akagufa ko mu mugongo, uko akura niko kagenda gakura. akahe? afite akanyonjo hano mu sa nk'uko mugongo. katwereka turebe. zamura. uno urabona, nkeka ko ariko kamubuza kuba muremure. shari yego, ako kagufwa. aka kagufa rero, yego, kugera hino. yego, iki kigo uko akura kigenda gikura, mbere n'icyagaragaraga cyane. urumva agiye agaragaza ubumuga bwisobanura ko atazakura nk'abandi akuze. nibwo rero amakimbirane yatangiye gutangira, n'amagambo bagenda bamubwira ngo ntago ari uwe, ngo ntibasa, nta muryango wabo wigeze ubyara umwana nk'uyu. yego, birangira papa we amwihakanye, yatangira kushinja uburaya, bavuga ko n'ikimenyetso gihari. yego, nese ibyo byose babibonye papa we babibonye hashize nk'imyaka ingahe? ubirebye bo yatangiye kujya agaragara afite nk'imyaka 3-4 gutyo. nibwo icyo kibazo cye cyatangiye kugaragara. nanjye ninjye wabanje kujya mbibona nkamuhishira. urumva ko yatangiye anakuze. yego, kuko yatangiye kwigana gashiki ke ako kamukurikira, bariganye muri garidiyene na n'ubu barigana. yego, urumva ko yakarindi. akarusha imyaka ingahe? akarusha 2. yego, mu bana 4 wabyaye bose nta n'umwe ufite ikibazo kimeze nk'icya boy? ntacyo. nawe? nawe none se mu by'ukuri koko ntago nk'uko babivuga cyangwa bikubaza, ntago wigeze uca inyuma wenda papa we? nuko wenda nabona ubushobozi Yego. azajya gupimisha DNA. nta na rimwe ntabwo nigeze mbikora. yego, none unibaze rero
nuko mubyarana abana bagera kuri 4 ariko ubu ngubu ntabwo mukiri kumwe na papa we. Papa wowe mwashwanye gute, mwatandukanye gute, ikintu cyatumye agenda ni ikihe? Ese mwashwanye kuri uwo mwana umumaje kubyarana 4 cyangwa hari ni 3 gusa? Twabyaranye twatangiye gutandukana icyo gihe nyine hazamwe amakimbirane mu rugo akankubita nkahukana nkongera nkagaruka, nkongera nkajya mu cyaro nkongera nkagaruka, akongera noneho rimwe ndavuga ati ntabwo nsubira mu cyaro kuruhira iwacu n'abana, reka nkodesha inzu nanjye muri Kigali. Nikodesheje nawe asanga asaba imbabazi, turongera turabana. Ariko amakimbirane numva yari amaze igihe, nahukanwa tukamara nk'amezi 2 tutabana. Wadusobanura umwana wa 3 ukuntu yavutse, ko icyo gihe nyine bari batarabibona. Uwa 4 we yavutse ati? Uwa 4 we yavutse nyine narumva nahise mfata umwanzuro wo kwibana n'aba bana ba boy. Ese yaramaze no kumubita cyane, ni n'abantu bankijije njyana abana nta bushobozi, n'ibintu nacuruzaga yaramaze kubisigarana byose, njyana abana n'imyenda. Muri uko kwibana rero kubera nta bushobozi, buriya kutagira ubushobozi ni bibi cyane, nahuye twaturanye n'umusore ambwira ko azafasha kurira aba bana 3. Mukundana? Ubwo niba arankunda simbizi, gusa njye yambwiye ko azafasha kurera abana. Numva ni byiza, numva koko aranduhuye, akajya aduhahira abana baniga. Ariko amaze kuntera inda yuriya uwa 4 ntabwo nongeye yamaze nk'amezi 8 nagiye kubyara tutakibana. Mutakibana? Yaragiye? Yaragiye. Mbere mwarabanaga agufasha kurera abana bato? Uriya rero ni we wazamuye igikomere gikomeye cyane kuri wowe, kubera ko uwa 2 tuvuga ko ubu we yaranamborotse nta nubwo namenya naho aba. Uwo ngo yewe uze kwihangana. Ihangane nakunda. Uwambyaje umwana wa 4. Bivuze ngo akimara kugutera inda yahise yigendera. Byagenze gute se? Urinda ubyara ataramenya ngo ese umuntu nateye inda bimeze bite? Gusa nyuma zaho yaje kubaza ahantu twabaga, kuko yari mucoma w'ahantu twabaga. Aza kugaruka umwana afite n'ukwezi n'igice, amwiyandikishaho aravuga ngo ikintu azajya afasha n'imitiweli ngo uko ndera abandi nawe ariko nzamurera. Nuko byagenze. None se ubundi muri gutangira urukundo wabonaga ari umuntu muzakundana? We mwahuriye uwo wa 4? Uwo nyine naribanaga n'abana. Nkimara gutandukana n'umugabo ibintu byose abisigaranye. Noneho n'abo bana baramuzi kuko yaraje atwereka urukundo, akajya duhahira, aradufasha, tuba hafi. Gusa amaze gutwara inda ye igeze mu mezi 8 nibwo yagiye, ahita kureka aragenda. Nese muri kubana byibuza wabonaga hari urukundo akwereka? Umva yararunyerekaga rwishi, n'aba bana barabizi, akafasha no gukora mu homework. Icyo gihe biga no mu ishuri rihenze rya prive muri nasari, twarafatanyaga. Ariko ubwo nyine nuko sinzi ukuntu byagenze, nyine aravuze ngo agiye gushaka niba ari umukobwa, sinzi ukuntu byagenze. Mwatandukanye mu kirere? Yakomezaga yumva amagambo bwava ngo se ngo ubu watunga umugore w'abana 3 uri umusore. Nuko byagenze rero aza kugera ambwira ko agiye mu kazi Bugesera, ntiyagaruka. Birangira agiye telefone yiwe ayikuraho. Niwe uriya umwana bafite imyaka 3, ubu nawe yagatangiye garidiyene nuko nta bushobozi na nimero ye nicamo. None se kuki ari we uwo nguwo ari we uvugaho
ukabona amarira araje ni ukubera iki niwe wari warakunze oya eh umburyo umuntu gusubiza mu gikomere ni mubi cyane yego igikomere cya mbere nari ifite urugo rwa mbere rwari byanze n'amakimbirane gusa Imana ishimwe nayo undi numvaga hari wenda nshobora kubyara undi mwana ufite ubumuga ariko ntabwo afite ubumuga yego ntabwo ari uva niwe nakunze cyane ahubwo agusubiza inyuma byaranye yaba boy ndetse n'abandi babiri sibyo nk'umugabo wawe ufite inshingano zo kuba yarera abana mwaba mwarabyaranye ese inshingano zo kubahiriza inshingano z'umugabo mu rugo byibura nubwo mutakiri kumwe izo nshingano abasha kuzubahiriza ku buryo yaba yaza akabamenyera mituweli ndetse n'amakayi y'ishuri amakaramu ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo umwana abashe kwiga urumva yabanje kujya abikora igihe gito ariko ubu yazanye umugore ntago akibikora kuko yarashatse ubu ngubu ariko bivuze kuba yarashatse umugore afite abana hanze yabyaye mbere y'uko ashaka uwo mugore rero bivuze ngo aracyabafiteho inshingano kubera ko n'abana be kereka mbonye nk'ubushobozi nkajya mu rukiko bakabimutegeka ahari yego kuko umugabo se umuhamagaye ntagufate ushaka kumuhamagara ntagufate yego nk'ubu ngenda nimukamuka kubera ubushobozi bukeya ugenda ngenda nimukamuka kubera ubushobozi bukeya nk'ubu boy kwiga bisigaye binamugora yego kubera ko turi bakure y'ishuri kuko amazu ya hafi y'ishuri nta bushobozi twabona bwo kuyishyura yego niyo mpamvu ubona tuba ahantu nyine nk'aha mu cyaro ubwo rero ubushobozi nari mfite n'agashoro nari mfite mu rugo bari baramaye nako ubu karashize ubu tuba tubayeho mu buzima bugoye bugoye yego hanyuma yenda tugaruke kuri boy wakomeje kuvuga ko yakubwiye ko iwabo batabyara ngo ibimuga yego iryo jambo ryo kuba avuga ko waba waramuforoze warakoze forode ku ruhande ukaba atari we ngo wamubyaye ndetse na famiye bakaba batamwemera bagakomeza kuvuga yuko boy atari uwabo cyangwa se batamwemera nka famiye yabo bakaba bavuga ko waciye umwana wabo inyuma ukamubyara ahandi wowe nta gikomere bijya bigutera kandi uzi ko ari we muntu mwabyaranye boy nta n'ikintu kimbabaza nkabyo birambabaza cyane nkajya no mu nzu nkarira rwose gusa nirinda kuriraho abana bareba kuko boy yamanze w'amaso azi ko ndi byose bye niyo mbabaye mu bana mfite baranankunda cyane kubera ko niyo mbabaye boy bimugiraho ikibazo niyo ndi kuvugira kuri telefoni wenda ndi gucocyorana na se njya no kwihisha inyuma y'inzu nkabona boy asanzeyo nkabona boy asanzeyo ujya kwihisha inyuma y'inzu ukabona gusanzeyo kandi ntago mba nshaka ko gabone ko byanyubeye ku munota wa nyuma yego niyo nyatsi ikintu nkakibura mwumvisha ko nzakibona yego yego birankomeretsa rero cyane biranambabaza cyane kuba gusa mba mvuga ngo uwazamu ubushobozi na boy akabona ubushobozi wenda bamwanze bakamwifuza bakabona ko umwana ufite ubumuga ari umwana nk'abandi ashoboye yego bakabona ko ashoboye nyine njye nicyo njya musabira niyo turi kuganira ndabwira ati icyama bari abana bose baguseka bo ku muhanda ukazajya ubaha akazi ariko umubwira hangana bamuseka batamwakira buri wese ashaka gukora ku mutwe kubera ari mugufi ariko nyine bamvuga ngo wazamu ubushobozi yego umwana wanjye akazabona amahirwe akiga kaminuza inzozi ze zikabimamo hanyuma waje kuvuga ko tunaganira hatariho kamera yatubwiye ko ngo yifuza kuza reka mureke nawe abyivugira reka
yego mbere ko aguhereza mbere ko wenda umuhereza mikoro twaganiriye sibyo ariko tugiye kwinjira ku bindi tugeze hano hari ibaruwa twasanganye boy hari urupapuro twabonye boy yanditse asaba abantu ngo ari gusaba abantu ngo bazamufashe kwivuza iriya baruwa biriya bintu boy yabyandika igitekerezo ni wakimuhaye byagenze gute gusa isaha yose iyo twicaye mu nzu turi kuganira hari abantu bamukunda nkajya kubona nkabona atahanye ji ari kunywa ntibanguriye ati bo hari igihe Imana izaguhuza n'abantu b'akamaro bakagufasha ukivuza ukanagera ku nzozi zawe nkunda kubimubwira cyane nkavuga ati nubwo nta bushobozi ufite ariko hari igihe uzabubona rero reka tuganire yakunda yandika yashatse gushushanya ajya mu nzu agashushanya ubona ari umwana nawe wihugirwaho ukabona yazinze imyenda nubwo tuba turi mu nzu ntoya yashyize ukwayo yafashe n'ikarita ashyiramo cyangwa yashinze agasumari mbese ni umwana witegura nawe ahari amenye kwirwanirira aba yumva nyine ni nk'ibi bintu boy ajya gukora ukabona ko hari ibintu ko adasanzwe cyangwa ibintu akora ukabona ntibisanzwe boy akunda gutera udusiporo kwenda mwadusuye akavura kari kugwa akunda gukora siporo boy akunda gusetsa abana mu makaritsiye yose twagiyemo iyo bamaze kumwegera gusa naje gusanga benshi bashaka kumwegera baba bashaka gukora ku mutwe we ariko bakora bakamuguma iruhande akabacira imigani bazi guca imigani azi guca imigani azi no gusakuza ubwo rero hari utuntu akora rwose nkavuga ati hari igihe uzazamuka ibyo wifuza n'igihe ajya avuga ngo azakina komedi ngati hari igihe nzakubonera umusitari nkaguhuza nawe ubundi ugakina komedi nkamuzana boy rero twiganire boy Kara umeze neza yego urishimye cyane harya ngo wiga mu wa kangahe mu wa kane dusakuzanye nari ngaha twagiye nsakuza rero sako soma kutavuga se urakibuze nyogokuru aryoha abuze umuneke ngana nsakuza ikindi rero sako soma yarama kangaza mu mutari imbeho ku rugi ikindi nta kindi se ngaha ncira umugani rero mama yambwiye ngo ufite impano nyinshi ncira umugani umwe wonyine urabuhagije wabuze bakame n'impyisi urabuzi bakame n'impyisi uzi uducire hari habayeho bakame n'impyisi impyisi yari inshuti ya bakame maze impyisi ijya gusura bakame bakamumwakira izo mikoro zose zimwegerezeho neza tangira kera habayeho impyisi na bakame impyisi yari inshuti cyane na bakame impyisi igiye gusura bakame bakamwakiriza inzoga iryoshye abazi bakame ngo ubundi no nzoga uyikura ngo ugende ufate rwa rutoki rwawe rwose urutemagure kuremo ni muremure cyane ariko ubanza uwo mugani uzawuncira ubutaha neza nzaza uwuncira hakiri kare sibyo yego none reka nkwibareze mu buzima busanzwe ukunda iki rero ni ikihe kintu ukunda kwandika gusoma se byo ntabwo ubikunda abikunda nabyo kuririmba
kuririmba wapi? Ukunda gukina uwe mukino rero? Kwirukansa. Kwirukanka? Yego. Kwirukansa. Kuriya kwirukansa umuntu. Ubu twirukansa wansiga? Cyangwa uruzi kwiruka abona ubizi, sibyo? Uri urabizi. So rero twanagiye mbona ukora utuntu twinshi, utuntu tw'udupompaje. Ibintu by'amapompaje babikuye koko wa mwana we. Nindakwigisha pompaje? Nawe. Watubwiye ko ukunda kwandika. Ubu mu nzozi zari izihe? Umuntu ukora muri banka. Umuntu ukora muri banka. Wumva uzakora muri banka? Yego. Ukazajya ukoramo iki? Bumva nuramuka ubaye umuntu mukuru sibyo warakuze bumva nyine uzakora iki wumva kigushimishije? Kwigisha nabyo urabikunda? Bivuze ngo kwigisha no gukora muri banki. Muri banki se bakubwiye ko hakorerwamo iki? Kubara amafaranga, kuyabitsa. Yego. No kuyabikuza. Kubara amafaranga, kuyabitsa no kuyabikura no kuyabika byose bikorerwa hehe? Muri banki. Waba warajyanye na mama muri banki se? Ninde wakubwiye se ko muri banki ibyo byose bihakorerwa? Nabikuye mu bumenyi. Mu bumenyi? Ku ishuri barabibigishije? Mu wa kangahe? Babitwigishije mu wa gatatu. Mu wa gatatu? Bavuga ko muri banki habitsamo amafaranga bakanayabikura, banababwira ibyiza byo gukoresha banki. Yenda tuvuge kwigisha, gukora muri banki, nta yindi mpano se usanzwe ufite ku ruhande? Nk'udusiporo ushobora gukora nabyo ni impano. Tuganire nta kibazo, sibyo? Indi mpano ufite ni iyihe? Gutera amasiporo. No gutera amasiporo? No gukina umupira. No gukina umupira? Iyo ukinnye umupira se ntago bakuvuna? Ntago bajya bakuvuna? Ushobora gutera nka pompaje zingahe ugereranyije? 20. 20 wazitera utararuhuka? Uri seriye? Hanyuma tuzagaruka ari ku manywa uduterere pompaje, uraduteraho dukeya sibyo? Ubu tuzikore nk'eshanu nta kibazo? Ariko dufite video turaza kuzibireka abantu. Mu Rwanda nabahe bahanze ukunda se? Perezida. Abahanzi. Yego, tugana mama Bo. Burije n'akavura kakomeje kugwa, reka tubaruhure. Genda tuvuga urugero nk'umuntu ashaka nko kuba yafasha famiye yanyu, ashaka kubatera inkunga kugira ngo Bo yakomeze kujya mbere, akomeze kubona ubushobozi bwo kugira ngo yige, yakubona gute cyangwa se yabona Boy gute, ashaka kuba yamutera nk'inkunga. Nabaha nimero ya telefone? Yego, nta kibazo yivuge. 078 20. Yego. 2 44 37. Ongera isubiremo. 078 20 2 44 37. 37 bariye kuyahe mazina? Ayinkamiye Agnes. Ayinkamiye Agnes. Yego, hanyuma reka tubashimire tukana ku musozo w'ikiganiro, tunashimira abantu bakomeje kutwereka ko turi kumwe muri iki kiganiro. Iyi ni part 1, tuzagaruka byibura tumenye ngo se Boy byagenze gute, dukomeze tumukorere ubuvugizi kuko niyo gahunda yatuzanye kuri Boy, nta yindi.
tunashimira abantu bakomeje kudushyigikira ngo nizere ko telefone yawe nawe iba iri ku murongo hatazagira umuntu uba yaguhamagara akaba yakubura akeneye boy. Murakoze. Reka tubashimire. Murakoze namwe.